Goko mama. Wari urukwatse ute? Ariko se wabonaga ntarimo kubigenza neza byo bi. Ngaho ngera gake. Zimanuka hasi. Uce bugufa. Ago mama kuba ari gwatse. Gwatse hese. Ufite umwuka. Yewe naba nanje. Torekeraho rero. Amazi sarahiye. Nakubwiye kuratsa gake. Yewe. Ndabona umuntu azakubirya byamuvuye ku nzoka. Iranasha. Irafatwa. Havuta naye menanariwe. Karamene kasi. Ewe kaneba gafa. Usi ntigagiye gusha. Sira. Mama. Rigushirite. Sukunkanura amaso mubiki. Oya kagamanze gabirindu. Muko sha. Mbe mungiza se. Ari je wabona nguhaye nyoko. Ndabona aja guhungiza iwanyu. Buretse reka nkuzanira umwuko. Ujye ugoze. Reka nkuzanira umwuko. Undebe bigiye kiragerera. Urukuguroga cyangwa. Yazi. Wabangutse ugo mwuko karindagiraho. Agamacinya na ugamakara. Ewe. Chonje nte. Busi pfundikije iki? Bagucuga mwuko. Yawe ndaje reka. Niba banguka. Narindi makusha reka. Bebe nkubu wanyango waruje kuguzana ku mangazini. Ntacyo upfa kugerera aho ngaho ariko. Ariko se bijewe. Iki? Yinabe kwishyushyu igenjo. Indagire icarwe. Ubwo nibyo bigutiya bishuhisha. Gahore. Yewe ngakira bwangu umuntu abone uko yakwigira. Isupu. Ubwo muko ko ndiko najya ngo gukuye mu supu. Oya. Rahira. Nunduko koheje muri la safura y'isupu. Nsanze hari intonga ivuye. Ni mpamo Imana nyirabusiki mva. Wabura reba ibyanje nawe. Ubu sugiye kureba. Itandatu. Ibiri itonde. None subu. Oya da. Imwe. Iyi ni imwe. None se giye gutamba. No yarirumyeho. None se uyirumyeho. Umugore umberaga ikigeragezo ni impama y'Imana. Itatu. Niyi wayirumyeho. Uko nkawe zikozeho. Ninda kumugaza. Ariko abagore dushakira byinshi. Ngamacinyano nago nigagire gashe. Anje natiriza marimo. Ese ubundi ureka tukayakubwira. Sakarindagira. Ati. Asabije. Hutera. Ariko nta wakwatsa urwo rutwe rwawe ruri mu mbabu. None se waretse nkakora ibyo umbwiye. Indagira. Ubwo munwa wirinda ugukoze ku maka nibwo gara. Yawe. Ndiho have birihisha. Ubuse birihisha ryari umuntu arye ryari koko. Inde nande. Ahore. Nawe urukwibaramo. Hari kumwe simunga nahura nakaga. Niyo mpamvu urukunyisira isimba uruhande. Ariko se bijoni. None se utatse inkono y'umuntu ubona kubijumba byanyu ndabahagarara hejuru.
nta bijumba uyu munsi nteka. Kusha masazi nagwa genda ukubwiye ngo umpungirize. Nirukanaga amasazi Si nk'ubu uheruka iwanyu gihe ubu iwanyu ntibagukeneye bikirama ubazajyanwa n'injara kwimye impushara. Urashaka se kunyoreza watetse inyama? Gerayo ubasuhuze. Aha Jules ntaho naje rwose. Ubu sishaho kugiye kunezererwa urabeshya. Nizere ko urupfu rusize hariya. Nta rusize rwose. Icara rero. Kuri sima harasukuye da reka nze nkwereke. Ego mama rero ko nzagutetesha sishaho ahubwo niba turaje turarara dufatanye niba turaje turirirwa dufatanye nta ubonye ngubabaye urabeshya. Nose wa musheri wawe se nago shahu wewe nyibutsa ahubwo se agahinda mfite ko ara nk'agahinda nka 40 uzi ko ngo yashatse akagore yantsimbujije ariko ninde ni ngo nyirabusya mvanye jana gize mani nyirabusya doto ego mama rero asubiye kujijije mbizi ukuri wenda ashobora kuba nawe utameze neza sha meze neza ndagacibwa ibere nturanyumva se cyangwa ntabwo urukundeba ndabona n'ubundi umeze neza wasanga n'ubundi umva rero ntabwo urapfa kuntunga guco nk'umuntu utagize ikintu mfite iki cyaro urukureba aha mu rugo umudugudu gwa Kiki mfite amazu 69 nubwo ari mu cyaro inzu ntabwo igiye munsi y'ibihumbi 3, 4, 9 kuzamura niba kujya kujajura gakodesha abantu jewe ngayishyuza jewe kamuka gusuzugura uhita umusohora ushira mu ndusha ariko rikombeshe ariko kamuji watuza kubungubu wakize byanarangiye kamuji we tugiye kubana gatiga turike sha umva muzehe sha naramwubahaga nkamusasira nkamuhobera nkamuhandura amavunja nkamwogoshesha ariko icamenge nuko uja kunsimbuza uramubara ungana nk'impyiko y'ihene ariko nzahangana nawe ntabwo birangiriye ahangaha wasanga hari inshingano tuzuza zose ndazuzuzaga ku murongo unwoza n'ibirenge najaga ndanamuheka kugira ngo ubyumve nka bebe ariko ubu ngubu none nanjye uzamenya ubu kumvamo ntibyari byaranze ariko ubu nagenda mwikuramo buhoro ntabwo ndikumva ari weho urukujuranyegera ndikumva urukujuranjamo urukunjamo mu buryo ntaza ahubwo ko mbona hanze ari byiza ubu munzu yaremeze bite munzu arabari wane ninje ukubwiye keretse ni winaniko nanjye ko kamugi utabutumbye mamapsi gusa ugasanga nta kintu ukoze ariko yumva izina kamugi wumva ese kamuji cyangwa ariko mbese waba uri ingegerara nyine ibyo nari nkubwiye ngo umeze nk'igegera wenda ngo cyangwa waba uriyo hari ukukubaza kugira ngo tugire ibintu tugendanira kuko nje niba ngiye kukwimarira nkaba narakwishizemo bisaba kugira ngo nawe umbemo nanje nkube njye nubwo ndi kamugi hari ukuntu umuntu aba mu mujyi akaba n'ikirara ariko ngewe mfite ubumuntu oya ukimara kumbwira ko witwa kamuji fatara asatagurika bano mugira bakunda kandi ntangira nkubonje ku bintu byanje byo kukwereka ko nubaha urabeshya naje ngukoreka siripurize ugiye kumena amazi oya da nuko ari kwizuba yaba atari kuzuba narinda gushuhiriza none ugiye kumyuhagira ngiye kugukarabya ibirenge kugira ngo utangire umenyere nyine umujogo wa hano ngiye kamugi umenyereye kwidubikara oya icyo ngiye kukwereka ni ukukwereka ko nyine ugiye kuva mu buzima bubi urukuja mu bwiza gira ukuremo zikayara nzakugurira na twarugabire araba bazikoraga ufite n'ibirenge byiza cyane uretse nzikurire muri nusugiye kunyoza koko
ngiye kugukarabya da shaho uko nari nzi ko wiganirira yego ndi kuganira singo bigende bite kuri mwiza koko sidato Benashu tuvuga shuhe yaza kabarazi tuko n'umwana umwana w'umusore none ubwo yazantimbagura ayayayaya jewe nyirabutarure ubwo nzi igice kukubaha nakubaha ariko nshatse no gukaranda karataga uramenye utazaneza uwo mwana ngiye kumuha amategeko nawe uri kumva nuko nabuze se mukundaga nawe nongera nkugure no mu buzima sinshaka kubura abagabo babiri ese we mbega ibyiza we zukari muri paradiso akora maze manzo wanayishyuhije oya da nuko Imana ishatse kugira ngo nkuryohereze ugira gashuhije uzika amazi yo mu cyaro ni meza yahinduye amazi divayi ubwisi gashushe no mu burera abari sawa yes arakoraga umva rero nzakugura udusapato ejo ninja mu soko barambaye izawe oya kandagira hano hejuru burumuka ndagusiga utuvuta twakaza umbature maze uhumure rubanda baribona kaze umbature ngiye ngo bature ubatura ntabwo birasaba ngo wenda ngo ushaje ngo uritwara ngo gute woya witwara ukuraje urashaka upfa kunyuba nanje nkakuba umugore nyazi ntuzi ibintu ujemo genda bizi n'ibiki n'ibiki gutetesha nagutonesha kumva nurambaga bagutaye byose nkabikwibageza nkaguforomata mbese nkakwishyiramo ukampa ibintu nabuze byose nkabiguha ko mbizera ndabona kureba ndagupima mu kanya byihorera ukamenya shu no kukumpa naguje igitenge cyawe se oya humura nisume nzayigura kugira ngo muzehe wanje mwereke ko atari ngo hanagura neza yagambye gashuheho gashuhishwa amazi gatuye akomanza rwayo mama ariko mama ibi bintu urimo ni ibiki atemyanya dobikize basko babi n'uyu nguyu se niwe uzanye dore rero wari ufite sko cagisaza cantesheje umutwe kigasiga kindemye igisebe kwita uri kubyibuka hanyuma iyo utani tuzafata twongera twajya tumutimbura nkuko twakubitaga papa uyu we ni ntakorwaho kandi ngiye kuguha amategeko gagenze guca ngo uyu ugomba kumwubaha kurusha uko wubaha gaso umva rero gashuhe nkubwire umva nkubwire ngo uha amategeko ugomba kugenderaho muri iyi minsi kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza nuko ugomba kwitondera uyu nguyu ntabwo namwubaha ngewe ndamwubaha asa n'iki ni boss wanjye se byibuze uje uribuka siko byankoraga agasiga ndebye igisebe hano kwitako wowe ntiwari wiyenje uribuka amahane wari ufite muri iriya minsi ndakubwiye ngo ugize basko babiri siko yarantaye aragenda ntuzaniye umushasha wa besire nakuve haho teze vuba besire nakuve uko se mureke nguyu namuranguye Jya mfite papa niwe wenyine ugomba ni nawe wenyine ugomba no gukuraho niwo ngo wenyine ndakohereza kwa ariko wowe ubundi wowe kwiki cana gikozwe mu ruhe rubahora je uyu ntabwo namwubaho yo nguyo ariko bana umeze nk'ubwimende ni wiruka oya mama oya ibyo bintu ntabwo bibaho ntabwo nakubaye imbesi nk'uyu nguyu Umugore fata kabuce ngende hari uje kuzana ibirayi ibirayi by'iki twigire kwiryamira sheri kwegera ntaco wari wabona wasigarire kubona jewe reka nkubwize ukuri je papa aramutse aje ntabwo wadukira nge nawe ubu hano yahamenya kwesize mwabirahuri ntangi ibirahuri se n'uyu ntabwo niwitonda uraramba ariko nutabyitonda mura ndajya gushaka papa aza tubisubiremo usanga uba muja kuba acinyaguga imbabura bunteruje iki ntuzanire icyo utaruza se ninde ukigutumye
ndahungirisha iki subura ukanyikuzanira kuwa kwangaje ni ese ko narinzi ko kuba ari ugufashanya nugusabye ubufasha ninde ego kumendaga amakara nago ari gupfuna oke usubu karashasi ubugara birindura gihe ki reka nze ngufashe azizi ngo pira mu mbabura ese si ukugira ngo ibyo bitama mbipfumu ese si ukagira ngo amazi ashye washa ibyo bigutiya ese wareka nkagufasha kuko wareka kunjunara nakwangaje ego nta mwuka ewe gajya kiriza ese ubwo urukwatute umuntu wamarimo iminota ibiri ucatse utari wahumeka reka ngerageze ari ata ndiyakiriza akose noneho bijiye ese ukwatsa igihe umva se ahubwo shana birigita umbwire ba mwana nugerayo uti rero rwose umukwe wawe akeneye agacupa amfitiye 300 bijiye nawe najya ntariye ngo uko byagenda kose ndagenda ndi usi utegereje kwiba none se ubiyifoto wajya usigaranye ko ari abantu babiri niyo umuntu haguruka uje gusura iwanyu usuhuze nyoko usuhuze nazo n'abarumuna bawe bahukanye ntawongeye ntararya ngo cojunja tegama sha tegama ahubwo kangagabanye kugira agashesha nkora agatsima kanje njenyine ayowe bumfashije fata neza ubwo se amazi aratwara ikivuga ari turi babiri kabirire muziko karindagira mano hano sinkubwiye ngo nshinguke hejuru waje iwanyu ubu imitongero iratangiye nturataha bugoro cyangwa urare uzaze birashana rero aho bigeza birashana kabona nyikuroshe mu maso wamva hejuru si nk'ubu nteye mwaka ubu ugatemba nyirabusya imbange ese bijiye wishyizemo amazi ataraye ngo ubwo bugari se buraduhaza turi babiri katari kujamo ko katari kurindagira ese sinari kandi akurindagiza wamva imbere haguruka umva impande akose bijiye wanditse tugateka ibiryo neza kuko wari ugiye gukora iki nese ndimo nshyiramo isafuriya neza ngeze ngo wari ugiye kubukora ukambikire ninjye wishyuriyeho ipfundo ngasanga hiyongeyeho ugundi muntu ushiba ni ukugushita mbanza ntegereze ndajyana bumaze gushya utegereze iki ye ngo se songa genda aje kumbikira ifu ihute
reka ngende nkabike gira vuba dore umuntu arashonje anda iyi ntasi ukuyisigira none se ndarya nicaye sana hambara ntacyo buyisize aho ndagaruka nakubwiye ngo iyi ntebe yinture mu maso nimba nkubwiye ngo ngwino gume mu rugo nikuma mu rugo sibyo wese ndakubwiye ngo ngiye kujya kureba hari gahunda mfite hari umuntu ngiye kureba wowe urambwira ngo nanjye tujyana ese ko numva uri kwirakaza cyane cyane uko baguhaye amafaranga ahubwo wowe ikigaragara wowe utayaguhaye amafaranga ubwo nimba yampaye nawe bayaguhaye ari hehe ari hehe ari hehe pota ntunkore nk'iby'ubushize wankoze nuko ko Imana nta mafaranga mpaye sibyo kari akanyamuneza wari ufite karakiki ni ibisanzwe kuganira n'umwana ni ibisanzwe nta mafaranga mpaye nuko nyamara nuko nta mafaranga mpaye ngo usake nsaka nta kibazo nuko nsaka sindi hano se yamaze amafaranga akaba atabyimbye mu mufuka pota ninyagusangana nuko ko Imana yajyanye kanga usake reka ngusake sinjya nemera ibyawe singaya yababa we papota ibi ni ibiki ako papota urongeye akageso ibi ni ibiki koko ubu ibi ni ibiki nzajya nihanganira ubu buraya bwawe urumva nagiye kugura agacupa mu iduka bangaruriye ntabwo habonaga bashaka ko bamaye bino bishyira mu mufuka ntazi ibyo ari utazi ibyo utazi iyi ni yanjye soya wongeye ahubwo si ngibyagize umufuka wanjye gute izina rya Yesu ibi ni ibiki koko kasema moto akantu kanditseho rove koko sakagaragaza ko ngukunda nose ngo gendinjije yo kutamenya iki kintu icyo ari cyo uburaya urabukomeje nukuri kw'Imana ntabwo ndindaye n'impamo y'Imana yo mu ijuru ndakurahiye nukuri kw'Imana tebera nukuri niba mbeshye umuturanyi wanjye apfe nk'ubu ndamutse ngiye sibyo ngacikwa ngasomaho hakuzanira umutezi nibwo wakwishima kuruta uko ugiye buze none se urinda ugenda ugira ubu ntubusize mu rugo buriya hafi ya twese turabikora icyo turutana no kwihisha sibyo wenda simbikunda ariko hari ababikora ku buryo unakagendana mu mufuka aho ugeze hose abo wagenda bose usanga watoragura papota amata mbabara iki kintu ujye kukijugunya genda ujugunye cyangwa ngenze ahamagara abana bawe mbabwire umusujya ugendana nabyo cyangwa umpereza njya kukijugunya muri wese byakunaniye kukijugunya ndumva ubuhangisha umutungo w'igihugu erega iki kintu sinjye wagikoze ntase bagikoze wumva ntabwo nose bagikoreye papawota ufite ikihe kibazo ubundi hasi ikintu genda ukijugunye papawota ndaje genda ukijugunye yabakumiro nitushi koko iyo umugabo nzamugire nte koko ingeso ntagireka